Turabasuje mwebwe mwese abadukurikiranye, abari hirya no hino ku isi mu bihugu bigiye bitandukanye, imigabane igiye itandukanye ndetse n'imijyi igiye itandukanye, abari ku mugabane w'Uburayi turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, abari muri Amerika namwe nuko turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo, abari muri Aziya umwami wacu Yesu abiteho, abari muri Afurika, abari muri Australia ndetse n'ahandi hirya no hino hagiye hatandukanye, mu mijyi igiye itandukanye ndetse n'ibihugu bigiye bitandukanye, mwese twabasuhuje. Amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo nagure muri mwebwe mu izina rya Yesu. Nk'uko bisanzwe njyewe ndi Habakwizera Jean Bosco cyangwa Evangelist Bosco. Iyi ni Hand of God Ministry 2015 ko channel yacu yitwa. Turabasaba gukomeza kudukurikirana uko bwije n'uko bukeye, ko tubafitiye byinshi, tubafitiye ibintu bikomeye Imana iri kugenda ikora kandi iri kugenda inyuza kuri iyi channel. Imana nibaha umugisha. Rero nk'uko bisanzwe iyi ni ya saha yacu y'ubuhanuzi, nagira mbibutsa yuko turi mu minsi 10 ya Pentecote. Iminsi 10 intumwa zategereje ziri mu cyimba cyo hejuru, hanyuma ku munsi wa 10 zikuzura Mwuka Wera. Hanyuma rero iyi minsi 10, uyu munsi ni umunsi wa 8 turimo, ni nabwo abantu mwese mudukurikirana kuri channel yacu twapanze amasengesho y'iminsi 3, hanyuma tugahera uyu munsi tukazageza ku cyumweru. Hanyuma y'amasengesho umuntu akazajya yasenga ku giti cye ko azabashishwa, hanyuma uzakenera ibindi byisumbuye ko twasengana twumvikanye ko yazampamagara kuko nimero yanjye iri hasi, hari abamenyesheje ariko n'abandi nawe wakumva ukozwe ku mutima wifuza ko dusengana by'umwihariko wampamagara. Nimero yanjye irahari, iri aho hasi, wayireba ukampamagara. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Iyi ni isaha y'ubuhanuzi uko bisanzwe, ni ikiganiro cyacu cyitwa Dushyiraho cya buri munsi. Reka dusome ijambo ry'Imana. Turasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, ibice ni igice cya mbere, umurongo w'8. Ijambo riravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga Umwuka Wera namanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Hanyuma twongere dusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nanone, ibice 2 uhereye ku murongo wa 1 ugeze ku murongo wa 4. Haravuze ngo umunsi wa Pentecote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriro batungura uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira mu nzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanijemo zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese muri bo. Bose buzuzwa Umwuka Wera, batangira kuvuga izindi ndimi nk'uko Umwuka yabaye kuzivuga. Amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi nshaka kwifashisha umugabo witwa Petero mu cyigisho cy'uyu munsi ndetse no mu isaha yacu y'uyu munsi, kugira ngo mubashe kubyumva neza cyangwa tubashe gusobanukirwa neza. Hanyuma uyu mugabo witwa Petero ni umwe mu bagabo bari mu ntumwa za Yesu. Murabyibuka ko Yesu yamusanze ku nyanja, akamusanga ari umurobyi, akamubwira ngo nkurikira. Hamwe Petero aho yari ari na mwene Sare bari kumwe, bose bakurikira Yesu. Hanyuma Petero aba intumwa ya Yesu. Hanyuma ku intumwa ya Yesu umugabo witwa Petero, navuga yuko yari umugabo wari inshyomutsi, yajya akunda kubaza Yesu ibibazo bigiye bitandukanye. Hari igihe cyageze yari arimo ashobora kuba yaritegereje Yesu, akamureba akabona yambara ikanzu imwe, akamenya ko avukiye mu muryango ukennye, akamenya ko avukiye ahantu haciriritse, akabona ahora mu nkweto imwe, mbese akabona mu by'ukuri mu bigaragara inyuma akabona nta kintu gisa naho gifatika gishobora kuba kiva kuri Yesu. Barebera mu mubiri, ajya mu mubiri abareka amureba. Hanyuma naje aramubaza ngo Yesu, aramubwira ngo reka nkubaze. Aramubwira ngo ariko se twebwe ko twagukurikiye tugasiga ibyacu n'abacu tuzagororerwa iki? Ariko Yesu ngo aramuhindukira ngo arabwira ngo Petero we, arambwira ngo humura, ngo arambwira ngo abankurikiye bakanyizera muri mu isi muzakwirwa inshuro 100. Ngo kandi ngo hari ikindi kintu gikomeye cyiyongeraho, arambwira ngo muzahabwa n'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Ibyacu ntabwo ari hano bigarukira, turi mu isi tuzagororerwa kandi tuzahabwa umugisha n'Imana, kandi hari ikindi cyihishe inyuma y'ibindi byose gikomeye kuruta ibindi byose. Muri ibyo yarembye aravuga ngo ibyacu usanga aho bicira, nubwo tubabazwa, nubwo dusuzugurwa muri iyi si, nubwo duhura n'ibyago n'amakuba n'ibigeragezo bigiye bitandukanye, ariko ibyacu ntabwo ari ngo bicira, ahubwo dufite n'ubundi bwami tuzabamo, dufite undi murage ukomeye cyane w'ubugingo buhoraho. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Petero akomeje kugendana na Yesu, akomeza kubana nawe.
hari aho byageze Yesu aganira n'intumwa ze, ngo arazibaza, ngo batangira kuganira, ngo arazibaza ariko se mwebwe muzi yuko ninde munyitande, kuko bari batangiye kumubwira ukuntu abantu bamwita, ariko arahindukira abaza ngo ariko se mwebwe munyitande, ngo ba Filipo barazamura aravuga ngo rero uyu umuhanuzi, abandi ati Mose, abandi ati mbese bavuga abantu bagiye batandukanye, ariko ngo arangije Petero wari uri muri bo ngo atera agatoki hejuru, ngo aravuga ngo ngereka nkubwire uko mbyumva, aramubwira ngo ngewe mbona uri Kristo uri umwana w'Imana. Ako kanya ngo Yesu ngabona ahishura ikintu gikomeye Petero. Yesu ngo aramubwira ngo ntago ari umubiri, ntago ari inyama, ntago ari amaraso biguhishuriye ibyo bintu, ahubwo ni Imana Data iguhishuriye ibyo bintu. Imana ishimwe cyane. Rero uyu Petero agendanye na Yesu, akabwira Yesu ko amukunda, akambwira ko atazamusiga, akambwira ko azabana nawe, akambwira ko atazigera amureka. Ariko igihe kigeze ngo baza gufata Yesu, ngo baje gufata Yesu, ngo Petero ngo kwa ko yakundaga Yesu, ngo bakarenga Petero nahinguka, ngo barenga nahinguka, Yesu ngo ajyanwa mu rukiko, arajyanwa ngo agejejweyo, ngo Petero ngo nawe arinjira. Hanyuma ngo yinjiye kubera ko ngo habonaga hari bacanye, ngo yinjiye umwe ngo mubajanga aritegereza, ngabona Petero ngarabwo nyamara uramugone yari kumwe nawe. Petero avuga ati oya, aravuga ati nta hantu muzi. Wa Petero abwiraga Yesu ko azabana nawe, azagendana nawe. Wa Petero Yesu yavuze ijambo akambwira ko azamugira utarazo akayitorero. Wa Petero ahishuriwe Yesu, aramwihakana aravuga ngo nta hantu muzi. Imana ishimwe cyane. hanyuma ngo amaze kumwihakana ngo hashize ngo undi mwanya ngo undi ngarongera ngo aramwitegereza, aravuga ngo nyamara dore yaraye kumwe nawe, aravuga ngo kandi ikimenyetso nuko ari umunyagalilaya. Petero aravuga ati oya, aravuga ati ariko mwa bagabo mwe muranshakaho iki ko nta hantu uwo mugabo muzi? Arongera ahakana Yesu bwa kabiri, ngo haciyemo ngo nk'isaha imwe, ngo undi ngarongera aravuga ngo nyamara uriya mugabo mwitondere, yaraye kumwe n'uyu mugabo. Petero ngarongera ahakana Yesu bwa gatatu, ngakimara kumwihakana bwa gatatu inkoko ngo irabika, bivuze ngo kuko Yesu yari yambwira ngo isake itari uramaze kunyihakana gatatu. Hanyuma ngo Petero yibuka yuko akoze ikintu gikomeye mu maso y'Imana, yibuka yuko ayihakanye Kristo kandi yarambwiye ko atazamwihakana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ijambo ry'Imana dusomye mu byakozwe n'intumwa, ni ijambo rivuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzabagaho kumamya. Petero yari akeneye imbaraga z'Imana, yari akeneye imbaraga z'umwuka wera. Hari ahantu yageraga agahamya Yesu, ariko hari ahantu yageraga ntabashe guhamya Yesu, ariko akimara kuzura mwuka wera, nicyo turuze kuvugaho, akimara kuza mwuka wera hari imiruka zagaragaye muri Petero. Hanyuma Yesu aravuga ngo, ni Yesu arivuze rino jambo ryakozwe no mu gice cya mbere umurongo w'8, aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, aravuga ngo muzabagaho kumamya Yerusalemu ni Yudaya yose ndetse no kugera ku mpera y'isi. Dukeneye kugira ngo twuzure imbaraga z'umwuka wera, tugomba gusaba Imana imbaraga zishobora byose kugira ngo zibe muri twebwe. Kristo twambika izo mbaraga kugira ngo tubashe guhamya. Ntago wahamya Kristo, ntago wahamya Yesu afite imbaraga z'umwuka wera. Imana ishimwe cyane. Nagira nkwibutse yuko zino mbaraga iyo uzifite, nubwo wanyura mu bigeragezo, mwuka arakubwira ngo humura, akababwira ngo ndi kumwe nawe. Nubwo wanyura mu makuba, mwuka araguhumuriza. Nubwo wanyura mu ntambara z'inzitane, mwuka araguhumuriza. Kandi ikindi, mwuka wera ni umujyanama, kandi Yesu yaravuze ngo ni umufasha. Mbese mwuka wera, iyo umuntu ari umukristo akuzura mwuka wera, mwuka wera amufasha muri byose. Mwuka wera arwana intambara, mwuka wera aratsinda, mwuka wera aranesha. Mwuka wera, ukeneye imbaraga z'umwuka wera. Dukeneye ko Imana ngira kuduhembura, ikongera ikaduha imbaraga z'umwuka wera, ikongera ikadushyigikira, ikatwambika ubuntu bw'Imana byo tubashe guhamya Yesu. Yesu aravuze ngo noneho nimugende abemera bose. Ibi ntabwo twabishobora tudaherekejwe n'umwuka wera, tudaherekejwe n'imbaraga zishobora byose, tudaherekejwe n'ubutwari bw'ishobora byose. Dukeneye zino mbaraga. Imana ishimwe cyane. Yesu arabwira ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, nibwo muzaba abagabo. Yababwiye igihe agiye kuzamurwa, agiye kujya mu ijuru ku munsi wa 40, agiye kuzamurwa ngo ajye mu ijuru. Arabwira nibwo muzaba abagabo. Areka araje abaha isezerano, arabwira ngo mugende mujye Yerusalemu, mujye kurindira ibyo Data yabasezeranije. Imana ishimwe cyane. Nginwa ngo akimara kuzamuka, akimara kuyabwira ayo magambo, ngo ziragenda, ngo zijya mu cyumba cyo hejuru, ngo zitangira umunsi wa mbere, zijya mu munsi wa
kabiri, umunsi wa gatatu, umunsi wa kane, umunsi wa gatanu, umunsi wa gatandatu, umunsi wa karindwi, ngo bahuze umutima. Imana ishimwe cyane, ngo bahuze umutima, ngo bashyira hamwe. Niko twasomye mu gice cya kabiri umurongo wa mbere byakozwe n'intumwa, ngo bahuje umutima, bashyize hamwe, mbese imitima yabo yabaye umwe, umwe ameze nk'undi muri bo, bose ngo bahuje. Umunsi wa munani ngo barasenga, wa cyenda barasenga, umunsi wa cumi barasenga bategereje Kristo, ngo ku munsi wa cumi, haleluya, Imana ishimwe cyane, ngo ku munsi wa cumi biratubwiye ngo umunsi wa Pentekote usohoye, ngo bose bari hamwe mu mwanya umwe, bari mu mwanya umwe. Ntabwo Imana yakuzuza Mwuka Wera utari mu mwanya umwe, ntabwo Imana yakuzuza Mwuka Wera ugisa naho nta cyerekezo wari wagira, nta aderesi wari wagira, utari wahama hamwe. Ukeneye kuba mu mwanya umwe kugira Kristo akuzuye imbaraga z'Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane, ngo bari mu mwanya umwe. Ikindi ngo bahuje umutima, batumbiriye, biringiye Imana, bizeye Imana, ngo nuko umuriringo ubatungura uvuye mu ijuru, ngo umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Imana ishimwe cyane, uyu ni Umwuka Wera, ngo umuriro urabatungura ngo uvuye mu ijuru, ngo umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ngo kwira inzu bari bayicayemo yose. Oh, haleluya, harastibone yasinebedra, ngo kwira inzu bari bicayemo yose. Mwuka Wera yongera kuzeho, Mwuka Wera yongera gukwire wese, Mwuka Wera yongera kwinjiremo, Mwuka Wera yongera kwema mugari, Mwuka Wera yongera gutwikire, Mwuka Wera kuzeho, amaguru yuzure Mwuka Wera. Imbaraga z'Imana zigenda agende mu maguru, zigenda agende mu maboko, zigenda agende mu mutwe, zigenda agende mu gatuza, zigenda agende mu mugongo. Izi mbaraga zikuzeho, zigukwireho wese. Umuririmbyi yarebye aravuga, ndamwumva mu birenge, ndamwumva mu biganza, ndamwumva mu mutwe, ndamwumva mu maguru. Wongera wumva Mwuka Wera, wongera wumva Mwuka Wera muri wowe, wongera wumva imbaraga zidasanzwe z'Umwuka Wera. Imana ikugire neza, ngakwira inzu bari bicayemo yose. Reka Mwuka Wera gukwire, reka Mwuka Wera kuyobore, reka Mwuka Wera kuzeho. Ijambo ravuga ngo haboneka indimi zigabanijemo zisa n'umuriro. Imana ishimwe cyane, haboneka indimi zigabanijemo zigiye zitandukanye, ngo zisa n'umuriro, ngo ururimi rujya ku muntu wese muri bo. Dobene yasi enema yakita nemenema, ngo ururimi rujya ku muntu wese muri bo. Ndagusabira mwene data, wowe nkurikiranye, wowe nteze amatwi, ndagusabira kugira ngo wongere uhuze umutima, wongere ube hamwe, wirinde kujerajira, wirinde kujya hirya no hino, ugira aderesi imwe, utumbire Kristo ahasigaye. Ubwire Yesu ngo nshaka yo kunkwiza, ukajya imbaraga z'Umwuka Wera. Biravuze ngo bose uzwi imbaraga z'Umwuka Wera, watangira kuvuga izindi ndimi. Kuvuga indimi ni ikimenyetso cy'umuntu wuzuye Mwuka Wera, ni kimwe muri ibyo bimenyetso, ngo nk'uko Uwiteka yabaye kuzivuga. Imana ishimwe cyane. Wa Petero twaganiriye bwa mbere, ngo akimara kuzura zino mbaraga z'Umwuka Wera, ngahagurukira muri bo, ngaravuga ngo wa wundi mwishe mukamubamba, aravuga ngo dore n'uriya. Haleluya, haleluya, haleluya. Aravuga ngo dore nguriya, dore nguriya, dore nguriya. Ibi byose muri kubona ni ubikoze. Haleluya, ni ubikoze. Imana ishimwe cyane. Petero wihakanye Yesu, Petero watakaje ibyiringiro, akavuga ngo ariko uyu mugabo nakurikiye, uyu mugabo tugendaho, uyu mugabo bitebye. Petero afashe urucundura agasubira kuroba, abona atari kubona Yesu agasubira kuroba. Uyu Petero agize intege nkeya mu buzima bwe bwose. Uyu Petero baje gufata Yesu, ngacugutwi kumwe mu basirikare bari baje gufata Yesu. Uyu Petero avuga ngo ni wa wundi, ngo ni mwebwe mwamucumise, ni mwebwe mwakoze ibi ngibi. Aravuga ngo bino muri kubona, aravuga ngo ni ubikoze, aravuga ngo ntabwo twasinze nk'uko mubitekereza. Aravuga ngo ahubwo wa wundi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagusabira Imana ngo Imana iguhe gukomera, Imana ikuze Mwuka Wera, kugira ngo ubashe guhamya
Imana. Imana ikuzuze ibihe byiza, Imana ikuzuze gukomera, Imana ikuzuze kwera kwayo, Imana ikuzuze umwuka wayo wera, yongere gusendereze, Imana yongere ikuzuze, ikubera Imana, ikubera umujyanama, ukubera umufasha, ugufasha mu bihe byawe byose, iminsi yawe yose. Ndagira ngo ukimara kumva rino jambo uraza kumenya aho uri, ufata umwanya wongere winginge Imana mu mutima wawe, ngo Imana nifuza kuzura imbaraga z'umwuka wera, kandi Imana yiteguye kuzuza imbaraga z'umwuka wera. Iyo uri umusambira amasengesho, ndagusaba kugira ngo wongere usenge, fata ibihe byo gusenga, fata ibihe byo kwinginga Imana. Tope elema ya sirimedra tarare bone ya enema. Imana ikugire neza, Imana igushyigikire, nk'uko Imana akuzeho, bwiza bw'Imana bukuzeho, imbaraga y'ishobora byose iganze kuri wowe. Ngene data wankurikiranye, nimero yanjye aho hasi, ushaka kumpamagara wafata nimero yanjye, wampamagara tugasengana, fatanya kwinginga Imana bitewe n'icyifuzo ugize. Iyo ushaka ko dusengera ko muri turi gushaka guhemburwa, hari ikindi wagira cyangwa washaka ko ngusengera Imana ikongera ikaguhembura, waba utari guhamya uko bikwiriye, waba ugoswe n'ibigeragezo byinshi bigiye bitandukanye, ariko uyu mwuka wera ni Imana. Imana nikuzo yitwa nikuzaho, imbaraga y'Imana nikuzaho. Nagira ngo ngo hari ibintu byinshi bizanuka ku buzima bwawe. Imana ikugire neza, kandi Imana ikwiteho, kandi ukeneye guhamya, ukeneye mwuka wera, ukeneye zino mbaraga. Ntabwo wahamya Yesu, ntabwo wavuga imirimo y'Imana, zino mbaraga zitakugezeho. Rero komera kandi wambara imbaraga, ushikame, wongere ufate ibihe byo gusenga no kwegera Imana.